Bavandimwe bakunze umuyoboro tumenye Kristo urumuri na Kiliziya TV, turabasuhuje. Kristo Yezu akozwe. Kuko bisanzwe rero tukomeje kubagezaho ibiganiro birebana n'iyogezabutumwa. Dusanzwe dutangiza isengesho murabimenyereye, kuko dushaka kwibanda ku kiganiro kirebana n'ubutumwa bwa Kibeho. Turatangiza ndakuramutsa Mariya twiyambaza umubyeyi nyina wa Jambo wadusuye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Ndakuramutsa Mariya ujine murana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Ku itariki ya 15 Kanama muri uno mwaka wa 2025, Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umushumba wa Diyosezi ya Kabgayi, yanditse ibaruwa ya Gishumba ishishikaza umuryango w'Imana muri Diyosezi ya Kabgayi kugira uruhare mu bikorwa byo kwagura ingoro ya Bikira Mariya. Iyo baruwa ya Gishumba ifite umutwe ugira uti: duhaguruke twubake urugo rwa nyina wa Jambo i Kibeho. Mu nyigisho tubagezaho harimo n'inyigisho ku mubyeyi Bikira Mariya, umuyoboke wa Kristo n'umuyoboke wa Bikira Mariya. By'umwihariko kandi turi mu kwezi kwa 11, kwezi k'Ugushyingo, n'ukwezi Bikira Mariya yadusuyemo. Hari mu mwaka w'1981 ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11. Turi mu isabukuru y'imyaka 44 umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo adusuye, akabonekera abana 3 i Kibeho, aribo Alphonsine Mumureke, Natalia Mukamazimpaka na Maria Clara Mukangango. Ubutumwa bukubiye mu ibaruwa ya Gishumba ishishikariza umuryango w'Imana muri Diyosezi ya Kabgayi kugira uruhare mu bikorwa byo kwagura ingoro ya Bikira Mariya bufite umutwe ugira uti: duhaguruke twubake urugo rwa nyina wa Jambo i Kibeho. Ubwo butumwa bukubiye mu ngingo enye. Ingingo ya mbere, inshamake y'amateka y'umubonekerwa ya Bikira Mariya i Kibeho. Ingingo ya kabiri, ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Ingingo ya gatatu, umushinga wo kwagura no guteza imbere ingoro ya Bikira Mariya. Ingingo ya kane, turasabwa iki? Ingingo ya mbere iragira iti: inshamake y'umubonekerwa ya Bikira Mariya i Kibeho. Twabibutsa ko Bikira Mariya yabonekeye i Kibeho bwa mbere ku itariki 28 Ugushyingo mwaka w'1981. Yabonekeye bwa mbere Alphonsine Mumureke kuri iyo tariki ya 28 Ugushyingo mwaka w'1981. Abonekera kandi Natalia Mukamazimpaka ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1982 kugeza ku itariki ya 3 z'ukwa 12 mwaka w'1983. Abonekera kandi Maria Clara Mukangango kuva ku itariki ya 2 z'ukwa 3 mwaka w'1982 kugeza ku itariki ya 15 z'ukwa 9 mwaka w'1982. Bikira Mariya nyina wa Jambo yabonekeye Alphonsine Mumureke kuva ku itariki ya 28 Ugushyingo mwaka w'1981 kugeza ku itariki ya 28 Ugushyingo mwaka w'1989. Mu ngingo ya mbere irebana n'inshamake y'umubonekerwa ya Bikira Mariya i Kibeho, twagaruka kuko umushumba wa Diyosezi ya Kabgayi Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa abitugezaho muri no nyandiko. No nyandiko kuko mubizi yasomewe abakristo mu paruwasi ya Diyosezi ya Kabgayi, mu paruwasi atandukanye ku butumwa mwabugejejweho. Ariko natwe turashaka gutanga umusanzu wacu, umuganda wacu, gukomeza kwamamaza ubwo butumwa, kubagezaho ubwo butumwa kugira ngo dufatanye twubake ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho. Tuvuga rero ku nshamake y'ubutumwa bw'amabonekerwa ya Bikira Mariya i Kibeho, tugaruke kuri uwo munsi wa mbere Bikira Mariya yabonekeye Alphonsine Mumureke. Nkuko tubifite muri no nyandiko, agira ati: mwana. Alphonsine arasubiza ati: karame, ese mugore urindi? Bikira Mariya aramubwira ati: ndi nyina wa Jambo. Ndi nyina wa Jambo. Mu bukristo bwawe ukunda iki? Alphonsine arasubiza ati: nkunda Imana n'umubyeyi watubyariye umwana ngo aducungure. Bikira Mariya
asubiza ati koko? Alfonsina asubiza ati nibyo. Bikira Mariya arongera ati niba ari uko nje kuguhumuriza kuko numvise amasengesho yawe, nagira ngo na bagenzi bawe bagire ukwemera kuko batagufite guhagije. Alfonsina aramusubiza ati mubyeyi w'umukiza, niba koko ari wowe uje kutubwira hano mu kigo ko dufite ukwemera guke, uradukunda, ngize amahirwe y'uko nkubonye. Muri ubwo butumwa nk'uko umushumba wa diyoseze ya Kabgayi Nyiricyubahiro Balthazar Ntivuguruzwa abigarukaho, mu ruko kutugezaho incamake agaruka ku magambo atatu y'ingenzi, akagaruka kuri iryo jambo Bikira Mariya yabwiye Alfonsina Mureke, avuga ati mwana. Akongera akagaruka ku kuvuga kuri nyina wa jambo, hakubiyemo ubutumwa bw'ingenzi Bikira Mariya yaje kongera kwibutsa isi yose ko ari umubyeyi w'Imana cyangwa nyina wa jambo. Kandi akagaruka no kuri Bikira Mariya ko ari umubyeyi. Bikira Mariya ni umubyeyi. Ingingo eshatu z'ingenzi muri iyo ncamake avuga kuri iryo zina mwana, ndi nyina wa jambo, na Bikira Mariya ni umubyeyi. Muri iryo jambo Bikira Mariya yavuze bwa mbere avuga ngo mwana. Iryo ni ijambo Bikira Mariya ntiyavuze nk'uko Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa abitubwira muri ino nyandiko. Aragira ati Bikira Mariya ntiyavuze Alfonsina mu izina rye, ahubwo yaragize ati mwana. Muri iri jambo rya mbere twavuga Bikira Mariya yavugiye bwa mbere Kibeho ahamagara Alfonsina Mureke agira ati mwana, kuko umushumba wa diyoseze ya Kabgayi abidusobanurira agira ati Bikira Mariya yabivuganye igihe Bikira Mariya asuhuje Alfonsina ati mwana, yabivuganye indoro y'umubyeyi utuje, isukwayo konyine yuje urukundo. Kuva icyo gihe Alfonsina yumvise rwose ari umwana ukunzwe, ndetse ngo igihe kimwe yaramubwiye ati koko ndagukunda, abana banjye bose mbarebana iyo ndoro, ubabwire bumve koko ko bakunzwe cyane n'Imana. Twese rero twumve iyo ndoro ya Bikira Mariya iduhoraho nk'umubyeyi, avuga ati mwana mu izina ryawe, atwibutsa mu butumwa hano mu ncamake hibandwa kuri ayo magambo mwana, nyina wa jambo na Bikira Mariya ni umubyeyi. Ariko ubundi ubutumwa kuko tubigarukaho, Bikira Mariya yaje kutwibutsa gusenga. Nimusenge, atwibutsa kwisubiraho, nimuhinduke, kandi yonajya no kugaruka ku gaciro k'umusaraba. Ijambo rero nyina wa jambo rikubiyemo ubutumwa bukomeye, kuko icyubahiro duha Bikira Mariya gishingiye kuba nyine ari umubyeyi w'Imana, ko Imana yaramutoye kugira ngo abe umubyeyi w'umwana we Yezu Kristo, kugira ngo abe umubyeyi w'umwana wayo Yezu Kristo. Alfonsina mu butumwa bwe atubwira ko Bikira Mariya amubwira ko ari nyina wa jambo yavuze mu bwiyoroshye bwinshi, mu ijwi rituje kandi ryuje icyubahiro cyinshi. Ikindi kandi tugomba kuzirikanaho ni uko Bikira Mariya ari umubyeyi, ni umubyeyi utwitaho, ni umubyeyi wita ku bana be. Mu ngingo ya mbere incamake y'amateka y'umubonekerwa Bikira Mariya i Kibeho, iyo ngingo ikubiyemo ibice bine by'ingenzi. Ijambo Bikira Mariya yavuze bwa mbere ngo mwana. Igice cya kabiri akaba ari uko Bikira Mariya yasubije Alfonsina Mureke amubajije ngo urinde, avuga ngo ndi nyina wa jambo. Igice cya gatatu kikaba kigira kiti Bikira Mariya ni umubyeyi. Igice cya kane kikagira kiti ishusho ya nyina wa jambo. Ingingo ya kabiri y'ubutumwa bw'umushumba wa diyoseze ya Kabgayi mu ibaruwa ya gishumba yitwa duhaguruke twubake urugo rwa nyina wa jambo i Kibeho. Ingingo ya kabiri iragira iti ubutumwa bwa nyina wa jambo. Ntabwo ubwo butumwa kuko buri muri no baruwa gishumba tugiye kubusoma bwose, ahubwo
twakwibukiranya ko ubutumwa Bikira Mariya yatangiye i Kibeho ni ubutumwa bugari. Hari ubwo twibanda ku magambo atatu, tuvuga ko yibanze kutwibutsa gusenga, musenge, nimuhinduke cyangwa nimwisubireho, akandi anavuga ku kuzirikana ku gaciro k'umusaraba. Atubwira ngo umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba, ariko umusaraba ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cy'umutsindo, ni wa musaraba wa Kristo, ni wa musaraba udukiza, ni wa musaraba twaronkeyeho agakiza. Nyiricyubahiro Musenyeri Agustin Misago, wari umushumba wa diyosezi ya Gikongoro, mu nyandiko yitwa Icyemezo cy'umushumba wa diyosezi ya Gikongoro gikemura burundu iby'ibonekerwa ry'Ikibeho ku itariki ya 29 Kamena 2001, avuga kuri ubwo butumwa yagerageje kubuhina mu ngingo 10. Iyi nyandiko y'umushumba diyoseze ya Kabgayi, Nyiricyubahiro Balthazar Ntivuguruzwa, nayo yongeye gusubira muri izo ngingo 10. Ntabwo bivuga ko ubutumwa bwa Kibeho ari gusa izo ngingo 10, ahubwo ni uburyo kugira ngo tubuzirikane duhereye kuri icyo cyemezo cy'umushumba wa diyoseze ya Gikongoro, Nyiricyubahiro Misago Agustin, bukwira mu ngingo 10, ubwo bugira mu ngingo 12. Ni ubutumwa bugari, ariko kugira ngo tubuzirikane ubwo bajya bushyira muri izo ngingo. Twakwibutsa gusa imitwe y'iyo ngingo kugira ngo ubundi twibande ku by'ingenzi. Ingingo ya mbere iragira iti abantu nibisubiraho bidatinze bagarukira Imana. Ingingo ya kabiri, tugomba gusenga ubutarambirwa dusabira isi kugira ngo ihinduke. Ingingo ya gatatu, agahinda ka Bikira Mariya. Ingingo ya kane, ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Ingingo ya gatanu, agaciro k'ububabare n'umwanya wabwo mu kubaho k'umuntu no mu kubaho gikristo. Ingingo ya gatandatu, nimusenga ubutitsa kandi nta buryarya. Ingingo ya karindwi, kubaha no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Ingingo ya munani, ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ingingo ya 9, kubaka shapeli. Ingingo ya 10, senga ubutitsa usabira Kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje mu bihe biri imbere. Izo ni ingingo 10 zidufasha kuzirikana ubutumwa. Ingingo ya kabiri igize ubutumwa ariyo incamake, ariyo ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Murakoze cyane Padiri kudusobanurira ku butumwa bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho, nk'uko mumaze kubigaragaza mu ngingo 10 bukubiyemo. Hanyuma muvuze ko mu ngingo ya 9 harimo umushinga wo kwagura ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho. Niki twavuga kuri uyu mushinga wo kwagura iyi ngoro ya Bikira Mariya? Urakoze. Ingingo ya gatatu y'ino baruwa ya Gishumba y'Umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi ivuga ku mushinga wo kwagura no guteza imbere ingoro ya Bikira Mariya. Kugira ngo abakunzi bacu bisobanukirwe neza, reka twifashishe amagambo ari n'umwe baruwa ya Gishumba. Umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi aragira ati: bakristo bavandimwe, uhereye igihe amabonekerwa yatangiriye mwaka 1981 kugeza ubu mwaka 2025 hahindutse byinshi. Umurwa wa Bikira Mariya Kibeho ugenda urushaho gukura uko imyaka ihita. Ubutumwa nyina wa Jambo yatangiye Kibeho burakomeza guhagurutsa benshi, ari mu gihugu cyacu no mu bihugu by'amahanga mu byiciro bitandukanye. Amatsinda anyuranye y'abakristo, amashyirahamwe y'abasenga, abantu ku giti cyabo, amaparuwasi, imiryango ya Gisiyo Gatolika, amadiyosezi, abasaserdoti, abihaye Imana mu miryango myinshi, abakozi b'ingeri zose, abikorera, yemwe ndetse n'abatari abagatolika bafite inyota yo kumenya Kibeho. Ubu kwakira abagana ingoro ya Bikira Mariya Kibeho bikeneye kubonerwa uburyo n'ubushobozi. Iyo bavuze ingoro ya Bikira Mariya ntibaba bavuze shapeli gusa,
ni ibintu byose bijyanye n'ubuzima, ubutumwa n'ibikorwa by'ikibeho, ahantu ijoro ryororokiye rigakora ku isi. Hakenewe rero ubutaka bwagutse bwo kujyaho ibikorwa bigamije gukomeza gufasha Kibeho kwamamaza ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Ibyo bikorwa bikubiye mu mishinga igeze kuri 20. Muri yo harimo ahagenewe kwakira abaje bagana Kibeho, ahatangirwa isakaramentu rya penetensiya, ahatangirwa ibiganiro n'inyigisho bigenewe abakora ingendo nyobokamana, serivisi zinyuranye z'ingoro, aho abayobora n'abasobanurira amateka bifuza kumenya Kibeho, inzu y'isomero n'iz'ububiko bw'inyandiko kuri Kibeho, aherekanirwa amashusho, ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze, ahashyirwa ibinyabiziga, ahari serivisi z'abita ku mutekano, aho gusengera hanyuranye, tutibagiwe ahazubaka shapeli nini yiyegeranwa ry'abatatanye. Muri iki gihe aho ibyo bikorwa byateganyirijwe hari imitungo y'abaturage n'abikorera irimo ubutaka, amazu atuwemo n'ay'ubucuruzi, ay'ubuyobozi bw'inzego za leta, amakoperative, imirima ndetse n'amashyamba biri ku buso bugera kuri hegitari 11. Igenagaciro ry'umwuga ry'ibyo bikorwa byakozwe n'ikigo kibizobereyemo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 byagaragaje agaciro k'amafaranga y'u Rwanda hafi miliyari 4 na miliyoni 295. Ni amafaranga menshi ariko abishyize hamwe nta kibananira. Kandi abagiye inama Imana irabasanga. Iki gikorwa kiratureba twese. Tugomba kubakira umubyeyi waje atugana. Bizatuma baza mu ngendo nyobokamana bakirwa uko bikwiye, bityo ubutumwa bwe bugere kuri bose. Abakristo twese baba bari mu gihugu n'abari hanze turasabwa guhagurukira icyarimwe, tugashyira hamwe ubushobozi dufite kugira ngo twubake urugo rw'umubyeyi rukomeze kandi rususurutse abarugenda bose. Mwabyiyumviye ko buri wese afite uruhare mu gushyira hamwe tugahuza imbaraga kugira ngo twubake urugo rw'umubyeyi, ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho. Hanyuma rero Padi, turasabwa iki nk'umuryango w'abakristo? Icyo kibazo rero kigize ingingo ya 4 y'inobaro ya Gishumba y'umwepiskopi wa Diocese ya Kabgayi, hagira ati turasabwa iki? Mu gusubiza icyo kibazo bikubira mu ngingo 3. Hari gutanga inkunga yo kwagura ibikorwa bya Kibeho, gukora ingendo nyobokamana, akadusaba kwima amatwi abatuyobya n'abadutesha igihe. Rero cy'ingenzi cya mbere agarukaho ni ugutanga inkunga yo kwagura ibikorwa bya Kibeho. Episkopi wa Diocese ya Kabgayi yaradushishikariza buri mukristo wese kugira uruhare rugaragara mu gikorwa cyiza cyo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho. Aragira ati buri mukristo wese atanze nibura amafaranga 1000, amafaranga akenewe yose yaboneka. Akenewe miliyari 4 na miliyoni 200 birenga. Ubwo kandi abakristo niba tugeze kuri miliyoni 4, buri mukristo asabwa gutanga byibuze amafaranga 1000. Ayo mafaranga rero yaboneka ku buryo bworoshye. Mu byo dusabwa gukora ibyo birimo by'ingenzi. Ayo mafaranga, iyo nkunga rero yagera muri Diocese ya Kabgayi, atubwira aho wayicisha. Tuzi ko muri buri Diocese mu Rwanda hari umupadiri ubishinzwe, hari komisiyo ishinzwe icyo gikorwa muri buri Diocese. Muri Diocese ya Kabgayi hari Padiri Silver Munyandinda ubishinzwe. Noneho inkunga rero ukaba wageza kuri no konte. Hafunguwe konte muri banki ya Kigali yitwa Diocese Kabgayi akanyerezo Kibeho, ifite nimero 100 00 21 33 11 93 4. Ndetse hari na Momo Pay ifite izina Diocese Kabgayi, nimero yayo akaba ari 0 23 45 60. Ubwo rero inkunga buri wese irakenewe, so gusa muri Diocese ya Kabgayi kuko ubutumwa bugenewe abakristo bose, abari mu Rwanda no mu mahanga,
ndetse n'undi wese w'umutima mwiza, agafasha rero kugira ngo twagure ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho. Ikindi cya kabiri mu byo dusabwa gukora ni ukora ingendo nyobokamana, tugasura Kibeho, tukaba twasura shapeli y'amabonekerwa, tugasura imbuga y'amabonekerwa, tugasura shapeli ya Bikira Mariya umunyamibabaro, iriya shapeli dukunze guhuriramo tugatura igitambo cy'Ukarisitiya, ariko twaba turi benshi tugakoresha ya mbuga. Tugasabwa gusura shapeli yitwa Igaruriro, tugasura kandi isoko ya Bikira Mariya, dukunze kubona abantu benshi bagenda bakajya kuvoma amazi bakayahesha umugisha, kuko amazi ni ikimenyetso cy'ubusukurwe twibutsa abatisimu twahawe. Ikindi dusabwa gukora ni ukwima amatwi abatuyobya n'abadutesha igihe. Bikira Mariya abonekeye Kibeho, ibyo Kiliziya yatanzeho umurongo mu cyemezo gikemura burundu amabonekerwa ya Kibeho. Ya nyandiko twasubiyemo, nyandiko ya Nyiricyubahiro Musenyeri wari umwepiskopi wa Diyoseze ya Gikongoro, Musenyeri Nyiricyubahiro Musenyeri Augustin Misago, nyandiko ku itariki 29 Kamena 2001. Muri iyo nyandiko rero nk'uko n'ino baruwa Gishumba yabisubiyemo, twibutsa ko ababonekewe bemewe na Kiliziya ari 3 gusa, hagati y'itariki 28 Ugushyingo 1981 n'itariki 28 Ugushyingo 1989. Tugomba rero kugira ubushishozi, harimo abavuga ko hari abandi bakomeza kubonekerwa, byo gihe umwepiskopi ariko dusaba kuba maso, kandi tukita kuri ubwo butumwa butwibutsa inkuru nziza, twibutsa ijambo ry'Imana. Umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi aratwibutsa ko Kiliziya irangwa n'ubushobozi n'ubwitonzi bwinshi kugira ngo ikumire ku buryo bushoboka bwose amayeri ya Sekibi, akenshi bigaragaza nk'umumarayika w'urumuri. Ayo magambo tuyasanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 11 murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Nta gitangaje rero ko abagaragu bayo biyerekana nk'abaharanira ubutungane. Abakristo turasabwa kwima amatwi abiha gushaka gutanga amabwiriza ku babonekewe, bavuga ko hari n'abandi bagomba kwemerwa. Ibyo bizana urujijo mu kwemera kw'abakristo. Abo mwumva bavuga ko babonekerwa kugeza na n'ubu, tugomba kubima amatwi, ahubwo tugakurikiza umurongo abayobozi ba Kiliziya batanze. Dukunde kandi duhe icyubahiro gikwiye Bikira Mariya nyina wa Jambo, twakira, tuzirikana kandi dukurikiza ubutumwa yatangiye Kibeho, tubwamamaze ku isi yose. Mwakire neza ubutumwa bukubiye mu ibaruwa ya Gishumba y'umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi, Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa. Ibaruwa igira iti: tuhaguruke twubake urugo rwa nyina wa Jambo i Kibeho. Turashishikariza mwese abakristo kwitabira iki gikorwa cyo kwagura ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho, kuko Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa yabitwibukije. Buri mukristo wese abasha gutanga byibuze amafaranga 1000, amafaranga akenewe yo kwagura ibikorwa ku ngoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo i Kibeho yaboneka amafaranga agera kuri miliyari 4, hafi na miliyoni 300. Twese rero twitabira icyo gikorwa, tubikorane umutima mwiza. Ikindi kandi dukomeza kubashimira ko mwitabira, ko dufatanya ubutumwa bw'iyogezabutumwa twifashishije uno murongo wa Tumenye Kristo urumuri na Kiliziya ye mu kwamamaza inkuru nziza. Tunabashishikariza komeza kurikira ibiganiro tubagezaho, mukaduha n'ibitekerezo, mukakomeza niba hari n'ibibazo n'ibyifuzo nabyo mukabitugezaho. Rero dusoze twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, tunakire umugisha. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho,
ushobora byose abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.